umuntu wifuza inshingano yo kuba umubyeyi agomba kuba azi kuvura indwara zoroheje. Umuntu aravuza malariya, avuza n'isitare. Umuntu araja kuvuza diyabete, uje kuvuza n'umuriro. Ngo none dogiteri ngo mbigenze nde? Ye mubyeyi rwose, umubyeyi agomba kuba azi kuvura indwara zoroheje. Reka twongere tubashimire bakunzi bacu mudukurikirana ku rubuga, mukamubona ibyigisho bigaragara nk'uku nguku, mukabamo abakenera za audio cyangwa se ibyigisho byumvikana nabyo mukaba mwabibona. Imana ikomeze kubahereza umugisha cyane. Muri kumwe rero na mwene so bagira inshuti Pierre, haleluya. Ugiye kubagezaho icyigisho, ariko ni icyigisho kibanda ku babyeyi. Ikigisho kibanda ku babyeyi. Mbere yo kugira rero ngo tukibagezeho, reka tubanze twaca bugufi twishire mu maboko y'Imana. Imana yacu, mubyeyi mwiza, ukirema Adamu na Eva baremye nk'ababyeyi, uzi n'inshingano bazagira. Reka muri aka kanya natwe twungura ubwenge n'ubuhanga kugira ngo tube ababyeyi bakwiriye, mu izina rya Yesu, amen. Aha, tugiye kubagezaho rero ingingo zigera mu 10 ababyeyi tugomba kwitaho kugira ngo mbere yo kugira ngo twitirirwe yuko twitwa ababyeyi. Izi ngingo 10 ngo zakagombye kwitabwaho cyane. Ubwo rero abatari baba ababyeyi bazumvisha mbere y'igihe, ababaye ababyeyi nabo twazikosora kandi bigashoboka. Ariko mbere ya byose, ijambo ry'Uwiteka riravuga ngo mu Gutegeka kwa 2 igice ni cya 6 umurongo wa 6 kugeza umurongo wa 8 haravuga ngo aya mategeko ngutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe, uje ugira umwete wo kuyigisha abana bawe, uje uyavuga wicaye mu nzu yawe, nuko ugenda mu nzira, nuko uryamye, nuko ubyutse, uyahambire ku kuboko kwawe akubere ikimenyetso, uyashyire mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe. Reka dusoreze aha ngaha. Burya rero mu mirerere y'abana bacu, mu myigishirize y'abana bacu, burya natwe ababyeyi hari icyo dusabwa. Hari icyo dusabwa, kandi icyo dusabwa ni igifitanye isano n'amategeko y'Uwiteka. Tugiye kureba rero ingingo zimwe na zimwe zigera mu 10 twavanye muri iki gitabo cy'uburezi, aho umuja w'Imana yavuze yuko ngo na masomo umuntu wese wifuza kuba umugabo cyangwa umugore, ubwo nugiye kugira inshingano ya kibyeyi, ngo agomba kwitaho byanga bikunda. Ni ingingo rero 10. Ingingo ya mbere iravuga ngo umuntu wese wifuza, ushaka, ukeneye kuzaba umubyeyi, ngo agomba kumenya neza amategeko yerekeye imikurire y'umwana. Kuko hari igihe umwana abazwa iby'umusore, umusore akabazwa iby'uri konka akabazwa, agomba kumenya imikurire y'umwana. Ingingo ya 2, umuntu wifuza kuba umubyeyi cyakwishyiraho inshingano ya kibyeyi, ngo agomba kumenya imiterere y'umubiri. Kuko imiterere y'umubiri kutabimenya hari ingorane, hari uburyo Satani yinjira niyo ngingo. Agomba kumenya imiterere y'umubiri, uko umubiri ukora. Ingingo ya 3, umuntu wifuza kugira inshingano y'umubyeyi, ngo agomba kumenya icyo bita isuku n'isukura. Aya ni amasomo areba bifuza kuba ababyeyi cyangwa ababyeyi. Agomba iya 3 kumenya
isuku n'isukura. 4. Ingingo ya 4, wifuza kuba umubyeyi ngo agomba kumenya ibiba ku mwana byakomotse ku byabaye mu gihe nyina yari amutwite. Kumenya ibyabaye ku mwana cyangwa se kumenya ibiba ku mwana byakomotse ku byabaye mu gihe nyina yari akimutwite. Kuko hari amakosa amwe n'amwe ababyeyi dukora akagira ingaruka ku mwana akiri mu nda. Niba rero umwana agaragaje ibimenyetso bifitanye isano na rya kosa twakoze, akagombye kubaho burya gucyaha gushize mu bwenge, akagombye kubaho gucyaha gushize mu gaciro, kuko hari igihe ashobora guhanwa kandi twebwe igihe twakoraga iryo kosa tutarahanwa. Babyeyi, abifuza kuba ababyeyi mutega amatwi. Ingingo ya 5 iravuga ngo uwifuza kuba umubyeyi cyangwa inshingano y'umubyeyi ngo agomba kumenya uruhererekane rw'imico. Burya ngo hari igihe abana batagaragaza imico yacu, akaba yagaragaza imico ya sekuru. Ngo hari igihe adashobora kugaragaza imico y'umubyeyi cyangwa ya mama we, akagaragaza imico ya nyirakuru. Umubyeyi rero uwifuza ino nshingano yo kuba umubyeyi agomba kumenya uruhererekane rw'imico, kugira ngo niga n'imico y'imitirano umubyeyi amenya aharateshereza, abona uko arakosora. Ingingo ya 7 iratangaje. Uwifuza inshingano yo kuba umubyeyi ngo agomba kumenya imyitozo ngororamubiri. Ngaho rero imyitozo ngororamubiri umubyeyi cyangwa uwifuza kuba umubyeyi agomba kuba yize, kuko si kenshi umwana avuga ngo agiye kuruhuka cyangwa ngo agiye muri siporo cyangwa agiye gukora imyitozo ngororamubiri, ugasanga umubyeyi, ababyeyi batwebwe ni twebwe twitambitse mu burenganzira bw'umwana, nyamara tuzi ko turi kumugirira neza. Agomba kubimenya ko mu bintu biranga umwana gukina birimo, akaba abizi neza rero nk'umubyeyi. Ingingo ya 8 iravuga ngo umuntu wifuza inshingano yo kuba umubyeyi agomba kuba azi kuvura indwara zoroheje. Agomba kuba azi kuvura indwara zoroheje. Umuntu aravuza malariya, avuze n'isitare. Ibyo bintu urukumva atarimo itandukaniro ry'ubumenyi buke kuri twebwe ababyeyi. Umuntu araja kuvuza diyabete, uje kuvuza n'umuriro. Umwana ngo yagize umuriro, ngo none dogiteri ngo mbigenze nde? Ye mubyeyi rwose, umubyeyi agomba kuba azi kuvura indwara zoroheje. Uzasanga ahubwo hano ugiye kuvuza ivunja, ahubwo bizaba bitangaje. Noneho kurihandura byananiranye, nikizaba ari ikibazo. Agomba kuba azi kuvura indwara zoroheje. Ingingo ya 9 uwifuza kuba umubyeyi agomba kuba azi amategeko agenga imikurire y'ubwenge. Ubu buri kigero, buri mwaka hari ubwenge umwana agomba kuba azi gukoresha. Ariko ababyeyi ntabwo tumenya ngo uyu mwana ari inyuma mu mitekerereze, ntabwo tumenya ngo uyu mwana ari imbere mu mitekerereze, kubera kutiga ino ngingo neza. Umubyeyi rero, ubwo na barumuna bacu bari inyuma barankurikirana kuri uru rubuga, babyige kandi babyitoze ko umubyeyi cyangwa uwifuza kuba umubyeyi agomba kumenya imikurire y'ubwenge. Ingingo ya 10 isoza. Uwifuza kuba umubyeyi, ubwo nimvuga umubyeyi ntitwumva abamama gusa,
n'abagabo nabo ino ngingo zirabareba, ngo agomba kumenya ibijyanye no gutoza imico mbonera, tukaba tuzi umuco ukwiriye, umuco abo mu muryango bagenderaho tukabibatoza. Ngizo rero ingingo 10 umuntu wese wifuza kuba umubyeyi cyangwa ushaka gufata inshingano yo kuba umubyeyi agomba kwitoza mbere yo kugira ngo azabitoza bazamukomokaho. Reka rero ababyifuza barumuna bacu bakiri inyuma n'abandi twamaze kuba ababyeyi, Uwiteka iyi mico ayandike mu mico dufite, ayandike mu mibereho yacu, kugira ngo abo turi kubyara, abo tuzarera bazakure bashimwa n'Imana ndetse n'abantu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka dusenge. Data wa twese, Imana yacu, umaze kuduhugura ku byerekeranye n'ubumenyi tugomba kugira, ndetse n'ubwo abifuza kuba ababyeyi bagira, ariko muri byose mu byawe niwe uduha imbaraga, udushoboze mu izina rya Yesu. Amen.